ngewe mvuye mu kazi ngeze mu rugo hari ibintu ngira ngo duhindure, hari imico. Ejo bundi nasuye umuntu umwe, inshuti yanjye, ntabwo ndi bumubabwire, ariko uwo nshuti wanjye nasuye hari ibintu yakoze mbona ntibishimishije. Bamufuriye agapfukamunwa, yageze mu rugo akuramo agapfukamunwa ahita aterera umukozi, gakira ugende umfurire. Ariko se iyo baza kuba bamutesitinzemo covid ni urugero, cyangwa se ayifite yayikuye ahandi hantu, byajyaga kugenda bite? Hari ibintu rero ngira ngo twikuremo, abapapa, abagabo, hari ibintu ngira ngo twikuremo, cyane cyane abantu bafite ingeso ni abantu baba bavuye ku kazi. Hari ibintu ngira ngo turandure burundu. Niba uvuye ku kazi, menya yuko nugera mu rugo agapfukamunwa kawe wirirwanye, wakoreyemo bya bindi byose bitandukanye, icyokere cyagiyemo n'aya matembabuzi tuvuga yanduza covid-19 yagiyemo, ugeze mu rugo ugahereje umumama cyangwa se umubyeyi uri mu rugo cyangwa se umukozi uri mu rugo cyangwa umwana wawe ngo ngakira furira. Ariko se akagapfukamunwa kakunaniza iki? Ngewe iyo ngeze mu rugo rero agapfukamunwa kanjye bita ntangira kukifurira. Burya hari ibintu bitandukanye abapapa twari dukwiriye gukora bitagoye na gato. Hari icyo nifuza rero gikwiriye guhinduka, icyo ngicyo gikwiriye guhinduka. Niba ugeze mu rugo fata umwanya wifurire agapfukamunwa, were kugakuramo ukajugunya. Hari udupfukamunwa twa izaje inike dukoreshwa rimwe bigahita birangira, ariko mu gihe ufite agapfukamunwa nk'aka ngaka k'umwenda ushobora kwambaraho iminsi 2-3, nyamuneka kifurira. Reka rero murabona yuko reka da njye niyemeje rwose gufura udupfukamunwa twanje. Burya tuba tunanduye rero, ntimugire ngo buriya udupfukamunwa tuba twanduye, ukatuvuguta neza rwose wamaze gusigamo isabune. Nta nubwo bigombera isabune ya yindi, isabune nini rwose, oya, koresha isabune isanzwe. Murabona ni isabune nyine ifura agapfukamunwa kawe, ntabwo bigora, umwanya muto karaba keze. Ngende rwose hari ibintu ababyeyi, cyane cyane ababosi nibo ndi kuvuga, babandi bavuga ngo ni ababosi, ngira ngo bahindure. Wirirwanye iyo myanda yawe, bashatse twanabivuga no mu mazina. Hari uri ku meza, amacandwe, ibyokere byaguye mu gapfukamunwa kawe, warangiza ugahereza abakozi ngo nibagufurire. Ibyo ni ibiki? Nabyo biri mu byakwirakwiza covid. Nge rero ndumva ababosi cyane cyane mwebwe mufite babandi babafurira, iyi ngeso rwose mwari mukwiriye kuyicikaho. Ibi ngibi nabinenze umubosi umwe nari nasuye, ndavuga nti niba hari n'abandi babikoraga rwose ni intandaro. Bakunzi bacu rero, ndizera ko ntawe dukomerekeje, twari turi mu buryo bwo gutanga impanuro. Nanjye ndi umubyeyi, ariko nafashe initiative cyangwa se icyemezo cy'uko igihe cyose ngeze mu rugo nzajya nifurira udupfukamunwa twanjye, cyane ko ari jyewe uwagize uruhare mu kutwanduza. Bityo niba ndwaye covid bitaza kuba intandaro y'uko udupfukamunwa mfite cyangwa se nirirwanye mu mirimo itandukanye tuba intandaro yo kunyanduriza umuryango. Murakoze cyane rero, mukomeze mudukunde, mukore subscribe kuri channel. Ibintu cyangwa se ibiganiro bitandukanye tuzatugenda tubategura mu kiganiro The Quiz Talk Show. Thank you very much. We are together. Love you. Mu kiganiro The Quiz Talk Show tuvugamo ibintu bitandukanye, mudukunde. Thank you.